Ndi papa Sava. Ariko semerezi yo base Zana ahubwo mpata. banza ukara. Hako se Undi none ibi bintu wihangishijweho ni ibiki kuko? Sara zimeze nk'intuza amenyo y'intuza y'amajagu. Ntukinambwira yuko nakoresheje inzara neza ngo neza cyese. Ubu wagiye gutera ayo masaro arayo kumara iki? Kandi ngo umuntu agira atya bigahongoka. Ntago areze papa Sava. Izi ngizi mba nashyeshejeho nzima. Nzemaze. Nese ubundi reka ubwo rwameze. Nukuri si zanjye se. Reka maze nkubaze. Iyi mineke yose turayikora ibyo ngibyo ugiye gukora ngo by'imitobe ngo niba ari ukwenga. Bigutwaye iki? Papa Sava imineke ingana gutyo ugiye kuyengeshamo ako Papa Sava ntago twari kwigurisha tugakoramo n'ibihumbi 5. Itonora ibyo tonora. Uratonoza umunwa se? Ibihumbi 5. Hanyuma se iyo umuntu agiye kwiga tekinike akiga gusana indege akiga gukanika imodoka yigira ku modoka yagura nk'ibihumbi bingahe? Ni bingahera? Ubu ugiye kwiga ukiga gukanika iradiyo amaradiyo wazaba ukoresheje angahe? Ariko bibaye by'umuco nyarwanda uravuze uti no kubihombye. None se ibintu no kwiga ibi uri mugiye ubwo uri gutonora utese? Nese uragira ngo ntonere gute se ugutonora bisanzwe? Nese batonora gute? Nuko batonora imineke rero nuko batonora ibitoki bagiye kwenga. Tonora urya wabonye ujye ufatamo hano hagati ukagera ntago ari nkuko bagiye kurya imineke. Se bitandukanye. Niba urimo gukuza umunwa wagiye ubanza egeza se kuri kubishyira hano jugunya hawe. Asoni abantu banze umuco wabo ndabizi da iyi mineke yavamo 3 yavamo 4. Urumva? Ariko se kugira ngo bivemo noneho ndi umugabo w'imyaka 50 ntazi uko benga ntazi ubukamuzi urabuza? Ubukamuzi se no wabubwirwa n'iki se? Ese muvukaye wenda njye cyo ntametirije ko ari ukwenga nyine mu mutobo uboneke nibyo. Erega ikibazo cyawe ubu se ntiwari kuzashaka hano mu cyaro wajya koko ukajya kubyiga utaje gupfusha ukajya gutemesha ibitoki by'umuntu wo mu cyaro yaguciye umutwe iyo tentira akaba ari imanuka. None se nubyenga ntibikore nibikunzongera iyi mineke uyimene ubwo umutobe nutavamo nyine no kuvuga ngo pratique ya mbere irabipfuye. Noneho ariko simbibara nk'uhombye ngewe ndabibara nk'uko umunyeshuri yagiye kwiga iby'amashanyarazi hanyuma ntago se afite ibyo akoreraho birahandi ni pratique nyine ndi kukubaza nibitema niba ari gutema ibyo uri kuvuga urabishyira he? Cesar hari hirya nafite ingurube se? Papa Sava uri kwangiza imineke ingana gutya ngo ugiye kwishyira ingurube? Erega byakiswe kwangiza sibyo none se atari kwangiza n'iki kugira gute kwangiza sibyo se? Ariko ngiye nabitekereje muri gahunda yuko ngiye kugarura noneho ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ni gute benga batari bitoki, ni gute bukurwina, ni gute batarura, ni gute boza umuvure. Ese umuvure bawogesha iki? Se ngiye ibyo bintu bumbaza nawe. Ese uruwaryari ma? Ese abantu bose bagize amahirwe yo kumenya ibyo bintu by'iwanyu mu cyane yo ngiye reka tubyeke ugabanye umuntu. Wabuze imineke urya wariye kuri iyo. Ese ndayirya uri murayi iyo uri gutonana kubujije kuyirya nakubujije ry'umuryi ibiri ureke nikoreye pratique. None se ubundi Papa Sava nk'ubu ngubu koko ibi bintu biramutse bipfuye byose uko uvuga ngo ngurube z'abandi batabyemeye wabimena he ureba inzu dufite? Wabimena he hano Republika wabimenamo? Babyanga batese ahubwo ntabaciye n'amafaranga. Ibiryo by'ingurube byaje ni mumena amafaranga. Hari akabuko busa atabyemeye. Nese biba mu biryo by'ingurube? Wari wigera ubona ingurube hari ikintu si isiga? Ingurube tonara basi siga mike turi buze kurya. Papa Sava mana yanjye muri buze kurya ari kugira inda. Hako kuki abantu mushaka kugira inda? Ubesha mu gitondo uzabyuka ngo nta mineke ihari kandi ari we wayangije. Kandi ubu ngo amafaranga azajya yinjira kubera ubu bukerarugendo. Uzajya ushinyika ugiye gushyira inzara. Ngaho mbwira ukunda. Ejo bundi ni runonko ndashaka izi nzara ziciye neza. Noneho nabimenye. Amafaranga umpaye ejo yo kujya gukoresha inzara se nzanazica. Utazica. Akaruta kandi karakamera.
ngambwira ukuntu bizinjiza amafaranga nibura numva aho tuzungukira urumva nese usenya urugo abakerarugendo hariya hirya suzi ko bashyize ikiraro abakerarugendo ntubona baza kugifotora hariya hejuru hariya hasigaye haza abazungu hariya hejuru suzi yuko hari w'ishyamba ririya shyamba ari abakoramo siporo usigaye ubona ko barisura noneho nanjye ndashaka kuzakora nkajya mbereka nti tubigisha uko twengaga tubigisha uko twataraga tubigisha uko twakonyoreraga insina erega urumva wese ntitutamenya iby'iwacu tuzagumya twibande ku by'iw'abandi ubushize covid iza buriya ubukerarugendo bwacu ntibwari butaye agaciro kandi twari kujya twigisha nk'ibi ngibi kuri telefone tukabona kaje erega mbandimo neza warongowe heza none kandi koko kugira ngo bibereke bazajya banyishyura nyine ariko warawuza nzajya mbara ibitoki byari bihagaze angahe ubu ngiye kuramvura umuvure nkore ubukamuzi kuwuramvura no kugira gute nyine ntabwo wavuga ngo ngiye kubaza umuvure cyangwa kubaza isekuru cyangwa kubaza icyansi ni ukuramvura noneho muramvure nkore ubukamuzi urumva urabona ibi ngiye turi gukora hano mu ibase ni ukwiyaranja kera nyine ibitoki byabaga ari bikeya washobora kubikora nko mu isafuriya ibi ntabwo byari byakaje hari n'ibindi ni guteganya byinshi noneho utazi wowe urajya hariya ku mbabura ugateka ukabona birahiye ukajya hariya ukagira gutyo ugashyira mu isafuriya ugashyira kuri gaze ukabona birahiye shaka kwigisha abantu gukora umutsima mu nkono y'ibumba mu cyungo we akaza nkabikora akabubona noneho waba ushyushye se nka bumwe mukura ku mbabura amazi mugashyira aux alentours de votre centre noneho ukabona buje bwahoze genda sha noneho ndagarura umuco naje nje ikibazo gusa nari mfite urumva nanjye navuye iwacu kera nyine njya kwiga mu mashuri ibyo kwenga ntabwo nyine mbizi pe ariko ngomba kubyiga nyine njya kuri interinete nkareba nyine bariya babikora sinakweretse abasore bari babirimo ahantu bari bagiye hariya mu burasirazuba barimo kubyiga bariya si ubuvuzi uti ndabyigishiriza noneho hano muri hoteli wenda nk'i Kigali muranyura hano murebe uko kera benga abasaza gusa n'urubyiruko abana basigaye babona inkono za kinyarwanda bashyizeho amakoma ngo ni mu bapfumu ukamwereka uti amateke meza bigenda bitya nkashyiraho ahandi hantu nkashyira nk'inka n'ikiraro zikama nkaberekane amata bakama gutya urumva inka yonka gutya noneho bagakama batya noneho ajya muri biriya bicuba byaje gutya akabona kujya ku igare cyangwa mu modoka gutya uri kubyumva umwana agakura agize ate abizi ariko uzi ko hari ahantu ugera ukagira ngo nyine igihugu kirimo none se ubundi pasava nk'ibi ngibi ibigiye gukora ukoresha ese biriya byatsi byitwa ngo iki ni inshinge none se bigiye gukora ntabwo ari inshinge ni inshinge none se bigiye gukora singa kwa kundi n'ubundi reba ino blender dukoresha se kuri ya dushyiramo imineke n'ubundi tugiye gukora ji wenda nubwo bitavamo umutobe ujya kumera kimwe ni nk'uko ariko noneho nyine biriya ni ibyanyu yego n'ibyacu ubwo nyine tuzakoraho ibigezweho ni gute ibya kera byacu byari bimeze gute ariko nta muntu ukundira ntabwo uwo muntu wo hanze niba ari umuzungu cyangwa umwarabu cyangwa umwirabura cyangwa bamwe b'imihondo bo muri aziya azaza aje kureba uko ukoresha burenda kuko arayizi azaba ashaka kugereranya ahubwo burenda ni iki ni ibi byacu byanavamo umutobe umeze kimwe uzi uyu mutobe cyane none umva ndagushyigikiye none nabonye babigira gutya kongeramo bakagira gutya ntugire impungenge byishinge ngo ntabwo wogeje n'igize iyo umutobe uvuyemo abantu uhita ugira gutya ukawucanira dogari ijana mikorobe zose ese mama bageraga gutya ayobe abo ni bande mamasama ariko wagicucu abo bantu batumye ibitoki byanjye bitera wakinze ntabwo hakinze ntabwo nari nakubwiye ngo wakinge se niko wanjije ntabwo nakubwiye ngo wakinge ni karibu ese basava ni amahoro
Mama, nabanje Imana. Mwiriwe neza. Muraho. Mumvanire impagarara mu rugo se. Muraho neza. Muraho. Sheri, it's a surprise. Mumvanire impagarara mu rugo mwicare. We wakwicaye wowe ayo. Muraho neza. Sheri, kuneba ntabwo ushimye kumbona se. Nabyishimiye ariko nisuhuza neza nk'umuntu wari ukumbuye. Nagusuhuje n'ukuri. Unuko wasuza umuntu mudaherukana yarashize igihe kirekire mutabonana. Wakwicaye wa musore ukaba. Icara uyu papa avuga nabi. Pasava atari kuvuga. Niko. Umeze uteze papa Sava? Nameze neza. Ndabona wagaruye umuco. Ese burya kwenga ujye ubimenya? Ndi kubyiga. Ndashaka gutangira ubukerarugendo bushingiye ku muco. Okay. Rero uyu musore ureba ntabwo ari uwinaha no mu diaspora aba mu mahanga bari babandi bita aba diaspora ni mwene wacu ubwo rero yageze hano ejo mu ijoro abanza kuruhukaho ngo indege ziba zanabavunnye ariko azambwira ati ubu ikinzanye cya mbere nta kindi kintu ngomba gukora ntageze kwa ntarebye mama Safa. Mama Safa ngo ni umuntu we cyane ngo ni inshuti ye cyane y'amagara cyane bikomeye cyane. Amagara cyane. Mbega ubwo arakubwira n'imishinga yindi hari ngo hari imishinga bafitanye myinshi kandi ngo y'iterambere nicyo kimuzanye. Utaza rero kwicarana n'umuntu utamuzi. Bita musore. Byiza cyane. Ngo witwa? Jewe nitwa Afrika. Afrika? Ubahe mu kihe gihugu? Mba mu Faransa. Umugore wanjye mufitanye imishinga? Umugore wawe? Mufitanye imishinga? Uravuga uyu mukobwa wawe cyangwa n'undi mugore uvuga? Ye ndavuga uyu mukobwa wawe uyu nguyu. Ati? Ndavuga uyu mukobwa wawe. Ngo mufitanye imishinga ki? Nyine papa Sava ni wa muntu tujya twandikirana kuri Facebook. Mwandikirana ibiki? Ese umuntu mwandikirana za hano akaza kuvuga yuko uri sheri? Nta surprise ngo werekeye. Urumva? Ubundi ngo bari bafite gahunda ndende uyu muhungu aje gukora ubukwe. Kimuzanye nuko wenda kubera kumara igihe mu mahanga ntabwo ari kubisobanura neza. Ariko ikimuzanye aje gukora ubukwe na mama Sava hanyuma akabona uko nawe amujyana mu Bufaransa. Urumva rero ngo amaze igihe abyitegura mbo harya ngo yoherezaga amafaranga yo kubaka inzu ubu bafite inzu bubatse ku buryo n'amafoto yayanyeretse arayafite gusa amafoto urebye ubundi se saa y'iyi byose narabiteguye nayinzu ibi bintu byose rero ngo yarabiteguye urumva ngo hari n'ibibanza bafitanye aje rero mu buryo bwo kugira ngo basezerane noneho babone nuko biyandikaho ibyo bintu abone nuko amusabira ibyangombwa. Kabi yawe noherezaga amafaranga kubakisha akagura ibintu nkavuga nyine ngakora mvuga ati nzaza dukora ubukwe. Ese akubwiye ko ari umukobwa? Yambwiye ko ari umukobwa ariko wabyariye iwabo ariko akaba yibana afite umwana w'umwe babana witwa Sava uko yambwiye. Nese papa Sava ko mbona uri kwijijisha nuko wakwiye ibintu utabizi. Nabiza ariko usibye ubu buntu bw'ububandi mwegize uragiye ushyizeho ibisatsi bikubita ku maguru mwirwa mutereta abagore b'abagabo ngo biki ugatinyuka hejuru yaje ngo sheri ngo surprise. Je ntareta umugore w'umugabo umurenganye papa Sava. Ndamurenga iyi nzu ni none we hano wangwereka nga iyi nzu ni uramurenganya uyu mugore wawe wamuhaye umwanya akajya ku ibintu navunikiye ngohereza amwita sheri ko nabonye amafoto woherezanyije ko yamweretse ibibero
amafoto ko Byose ndabifite. si ubu mugabo uri kwigira inda bushaka kuturanira abagore abo bagore bahamagare banyu bahamagare wisiba na mudugudu ibi bintu bikemura iyi nzu abo bagore banyu iyi nzu y'umuremo berekana amabere ko nabonye amafoto amabere yayatunaritse yayatunze imbere yewe ibintu byose ukuntu nabyemwohereza amafaranga byose ufite liste ukuntu nabiteguye nabyanditse iyi nzu ikiri muri chantier amakamyo arimo amena umucanga amubwira aho bigeze ko nabonye inzu igeze muri leta amwereka ati dore aho igeze undi yohereza amafaranga ubwo urabihakana ku buryo nta kintu uzi ntabyo nzi ibyo mvuga ni ukuri njyewe naharaga amanywa nijoro nkora nohereza amafaranga ibintu byose ndabifite ukuntu nagiye bimwohereza yarabyanditse yaranateguye na chat twagiranye ngo yaguze ngo cyo kuzongera kiyongera urabona bitari birese urufuro ntirwari singuru ntirwari ruje umutobe ntiwarubonetse bidatema se ntubivanyemo amaboko wabivanagamo amaboko ushaka ndabivanamo amaboko niyo bivanamo amaboko utaburana pariseri bivanamo amaboko pariseri gusa se n'inzu ahubwo njye namwohereje n'andi mafaranga ngagure n'imodoka imodoka ngo ntiyari iri mu nzira ariko se bamasava reka mubaze uretse ibi bintu mwamukora ubu ukaba n'uyu muhungu akaba yageze ubwo agera inaha nibura utabaje kubyaranje ngo mubonanira ahandi ukomeze mubeye cyane cyangwa mubwize ukuri nk'ibi bintu urabona ari kuki wakoze ibyo ubu biragenda biteze kuki wowe utigeze umvugisha ugiye kuza jewe nk'umuntu nkunda y'umusibe ejo yakohereje navuze nzaza ngutunguye nk'umuntu wari ukumbuye z'ijoro saa yine z'ijoro ubwo se wari uzi ko saa yine z'ijoro indege izagenda icyumweru ku buryo azongera akakumenyesha ntabwo niboneye mesaje ntiyayinyeretse isi ibi byose bitewe n'iki ushaka kugera kuki ibintu by'uburaya uri umukecuru ibyo bintu ukarenda humbeshya sinywa icupa singire gute nkiyima nkarya nkimara abazungu bakajya birirwa banshiragura mu maso nkora muri za toilette nkora ibiki mvuga ati nanjye ndavunikira umuntu nakunze nzaza dushinga urugo twishime twubaka ubuzima wamuriye ibi bintu kugira ngo ugere ese papa savagiye ko ahunze ibibazo agiye he papa sava wabitewe n'iki ibi bintu papa sava oya vayo urahunga iki ubushaka iki ntabwo uzi gusoma ni iki cyangombwa cyanditseho pariseri iki kibanza muzi nyiracyo mwamwigiramo reba uwo twaguze pariseri umutobe ntabwo wari ubonetse hanyuma se uwo mwaguze akira reba ayo mazina uwo nguwo ariho ayo mazina uriho wowe ariko rero reka nkubwire wazana ibyangombwa wahurana ibyangombwa urumva icyo cyangombwa cyanjye nicyo utahasi gutyo kugita hasi ibingibi byoroshye nese murabona ko mwandya amafaranga gutya bikagenda gutya ntabwo kiri mu mazina yanyu cyakagombye kuba mu mazina ye yanyu ngewe muri kwishima mu byanjye navunikiye imitungo naho mwamaze kuyigwizaho kera mubeshya abayeho ndiyima ntarya umunyu ntagira gute Afrika mwe mvunikira Afrika byihorere ibi bintu tugomba kubishyikiriza inkiko ubutabera umudugudu iki ntiyagikemura turabishyikiriza ubutabera kuko ibi ni icyaha kiri mu mategeko y'u Rwanda ibimenyetso byose ndabifite ibimenyetso urabifite n'ufite message woherezaga amafaranga zose twagiranye amafaranga uko nayohereje ni rimwe na rimwe n'amajwi twavuganaga byose ntubifite wowe ko mbona ushaka wagira ngo Imana yamvugiyemo yarizi ko ibintu bizanamvaho bifatanyaga n'uyu mugabo abiri reka rero muri aba bantu reka ibi ngibi babyita nibigera mu nkiko se bizagenda urumva n'ububandi birenze n'ubushukanyi bukoresheje ikoranabuhanga iki cyaha rero mu mategeko kirimo papa sava ibi bintu ntiwibwire niba ufite ibimenyetso ukaba ufite ukohereje amafaranga ukaba ufite message mwandikirana ibi ngibi byose birasubirwaho ntuvuga ngo mwarandikira nese wari uzi ko wakora ibintu nk'ibi ngibi uri ku isi bikaguhira nubwo buryo gusa uri mu Rwanda wari uzi ko ibintu bizaguhira ariko nkabona nkavuga ni papa sava ko ari umufundi utari n'umwenjenyeri ko twirirwana kugikwa ko twirirwana twubakana ko yubatse ibipangu biriya bipangu bivanye ko nta sambu yagurishije ni mu buhemu uzi ko n'abandi ubu nta nubwo ari nawe njyenyine hari n'abandi benshi mwariye narabiketse wari wazanaga amafaranga niba ari uyu nguyu wowe ko ibyo bintu yabizanye wamugiriye inama
ibindi bizakemukira mu nkiko. ariko ndimba waretse tukoroshya ikibazo. nta kuntu duhamagara polisi bataratoroka ushobora kuza dusanga batorotse. Oya bifite uko bigenda mu mategeko uretse ko ntawe mwacikira kugeza ubu ngubu icyaha ntikirabafata. ntago byakunda. Ibimenyetso uzatanga nibyo bizerekana ko ibintu ari ibyawe cyangwa ari ibyawe. Icyakora cyo reka nkubwire Papa Sava, ukuntu wari umaze iminsi ushinyika ugaseka ngo urishimye, inyinya ahubwo ikazamuka ikagera mu zuru, natwe duteye warakize. Naho urimo uramurira ry'imitsi muriho muri ibere Burayi, urara ataryamye, urara adasinziriye. uzironda ruhuri iri hari i Burayi birirwa badutuka ngo turabirabura ngo twavuye iwacu baducira mu maso, mvunika mu nzaza mba umugabo hano none mwe mushatse kungira imbwa. Ntabwo ibyo bintu byacira ahangaha. Tahira ibibero n'amabere warebye. ubundi se ubwo se ibindi bizarangizwa n'amategeko Papa Sava. nese ubundi ndibwo ibibero n'amabere yarebye byambutse inyanja ntago yajyaniraho.